ngewe amasaziro yanjye ntabwo mbugana n'Imana ariko ari ukuri ari ikintu gishoboka nakumva nasazira iwacu muri Kongo nubwo bidashoboka nubwo ari nta mutekano ariko ngasazira iwanjye kwitongo abana banjye kamenya aho mbasize bakasigara bati itongo rya papa niri umurimo wa papa n'uyu nta muntu umuhagarara hejuru batagenda barorongotana namara ngasigara aho ngaho muri Kongo nta mutekano hari n'abariyo bapfa buri munsi amaradiyo abitwereka za televiziyo turazireba ariko umva nta cyizere ikindi tugifite kugira ngo ejo bundi dusubire iwacu. N'abakiri batoya ni iki kintu gifatika gikomeye twabigiraho nk'ababyeyi bacu mwaje tukaba dusaziye mu nkambi tukaba twaranavukiyemo bamwe ubu mwumva ari iki kintu twabigiraho? Rero ikibazo icyo mwatwigiraho twebwe nubwo dufite intege nke ariko dufite imbaraga dufite nuko hari abana bacu bahari mwebwe mukiri bato ariko mufite bakuru banyu hari bakuru banyu bafite ibitekerezo bafite ubwenge bazi ko nubwo mwebwe muri bato ariko bazi ko amaherezo bazataha. Ayo maherezo niyo ngira ngo mutugize rero bafite twebwe nubwo dushaje twicarana n'abana bacu nk'ubu ngubu ndashaje niba mfite abana bakuru basobanutse bazi ubwenge mbaha ibitekerezo ubu umwana wanjye buno mfuye nkaguhangaha umwana wanjye ntabwo azasubira muri Kongo ntihaboneka umutekano ntazasubira muri Kongo azamenya aho narindi ntazamenya aho nari ntuye ntazamenya rukaritiye nari ntuyemo ntazamenya kurikitivite nari ntuyemo ni zone azajya yumva mu makuru y'ikinyamateka ariko ntabwo azaba abizi. Icyo rero twebwe dushaka kugira ngo tumenyeshe abana bacu bamaze kuba bakuru nuko tubabwira ko agaciro kacu twebwe turashaje ariko mumenye ko nari ntuye ahanaha so wanyu twari turi kumwe mwene twari turi kumwe nyokora twari turi kumwe twari tugiye gusoza kanaka ku buryo n'insaza semazuru ari nyir'urume azabasigaye n'insaza se wabo mutoya azabasigaye ariko naramaze kumwereka inzira agomba kumenya ko bene nyina azajya imbere bakagenda bamukurikiye kandi icyo gihe akazamenya umurongo. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo icyo gihe ubuyobozi buzaba buhari yenda hari igihe hazaba hariho ubuyobozi burenganura bazamaze batese uri mwene kanaka sokuru wawe ninde ni kanaka ese mwari mutuye twari tuyanaha umusozi mwari mutuye hari hatuye nde uwundi mwari muturanye ni uwo nkamusobanura nkamumubwira. Icyo rero nta yindi ntambara mbaje kurwana niyo ngiyo kugira ngo sobanurira umwana umwereke inzira aho nari ntuye umurima wacu wakazi ka muntu wasokuruza umwana rero namara kubimenya azorangira bene se nawe nawe amaze kuba mukuru azarangira abandi bana babo. Icyo gihe rero niyo ntambara tuzarwana ariko yabunoyo nijyana muntu kuko nta mutekano hari kandi kugira ngo umutekano uboneke imyaka 20 ningahe turi mu kuvuga ngo ejo bundi tuzataha twaba turangije imyaka 26 abaje ari abasore bamaze kuba basaza abo twabyariye no bamaze kuba abagabo urukumva ko aho tugejeje buno usibye kugira ngo wereke umwana inzira abazasigarana be kuzayoba ngo barindagire ariko icyo bungubu bwo Imana nidufasha ntabwo abantu bajya bapfira gushira kandi ibintu bijya bibaho bikagira iherezo. Iryo herezo rero niribaho icyo gihe abana bacu bazataha bazi umurongo inzira bagomba kunyuramo bafite ibitekerezo bishyitse. Icyo turwana intambara turi u Rwanda no kugira ngo abana bacu tubarinde uburara
dukore uko dushobora kose tubarinde uburara, bazerera bajya muri Amerika, bajya hehe, ariko bamenye ko iwabo ari hehe, ibunaka. Icyo rero nicyo kintu, nicyo cyizere tubasha kubaha turi ababyeyi, mukakizera mukagikomeza. Nubwo ejo mu gitondo ubasha kugenda ukajya muri Amerika, kubasha kugenda ukajya mu Bufaransa, ubasha kugenda ukajya hehe, ariko aho hose uri si iwanyu. Iwanyu ni ku itongo aho so yavukiye na sogokuru wawe. Amateka ntabura kutwereka ko hari abantu bagerageje gukoresha uko bashoboye kugira ngo babashe kuba bacyura bene wabo, ariko ibyo byabaye mu myaka yashize cyane. Abasaza bo muri kino gihe kuki mutugaragariza kunanirwa cyane cyangwa se gucika intege mu kumva ko nta kintu kirenze mwadukorera nk'abana? Icyo ngicyo kiragaragara mu ngingo nkweretse, kuko mu bitekerezo dufite abo bantu barahabaye, natwe twari turimo mu bantu barwanya ishyaka, nanjye nari ndimo, ntabwo ntagize, none imbaraga zimaze kuboneka. Ariko mwe kwiheba, mwebwe ngo mucike intege, mwe kwiheba ngo mucike intege, mufite abakuru banyu nabo mutarura, ariko hirya barahari kandi amanama arahari, ariko mwe gucika intege. Twebwe turashaje, ariko mwebwe mwihangane. Aho mugeze hari bakuru banyu twagejeje ahandi hantu, nabo bafite ishyaka ryo kugira ngo barwane intambara iyo mu bitekerezo, iyo ubwumvikane, kugira ngo namwe muzatahe muzagera iwanyu. Icyo ngicyo kirahari. Abo basaza bakoze intambara twayirwanyeho, twakoze uko dushobora kose, ariko n'ubu ngubu namwe aho mugeza ngubu uri kuza kunshakaho amakuru, uyu musaza wundi uri kuza kumushakaho amakuru, ni ukugira ngo umenye amateka iwanyu hameze hate, se mwabaye mute, kugira ngo muhave byatewe n'iki, ese imbaraga zahabavanye zingana iki. Ikiri mu gutuma kugira ngo ushake imbaraga zahatumanye ngo zingana iki, ni ukugira ngo nawe ushake izindi yenda zaba zirenzaho, nawe ngo usubire hehe, hahandi. Aho icyo rero nicyo kintu gifite insibo. Niba umuntu yarakoresheje imbaraga runaka, nawe uragenda ukajya gushaka imbaraga nawe zigomba kugera hahandi, nawe kugira ngo nawe ugerageze bishoboke gusubira hahandi aho yagukuye. N'umuntu urubyiruko mufitiye umunsi rufite ubwo bushake? Urubyiruko dufite rufite ubushake, ariko ikibazo dufite ni ubukene. Uriya iyo ujya kurwana intambara ubanza gutegura ikizagufasha muri iyo ntambara. Twebwe dufite ubukene. Ubu rero abana bacu kugira ngo tubabwire ngo tubuzuze, nicyo kirimo gutuma kureba benshi barangamiye kujya muri Amerika. Kujya muri Amerika rero icyo barangamiye ni ugushaka amaboko, ni ugushaka ikintu kibafasha. Hano mu Rwanda turahari, abana bacu bafite uburyo bwinshi, bafite amaboko, bamaze kwiga, barashoboye, ariko bariga ntibakora, bariga ntacyo bigezaho. Ariko wumva ko bageze ahantu, niba warize ukaba ufite imbaraga, ukabona n'umurimo urakora. Iyo umuntu afite ibikoresho ntiwarwana intambara, udafite igikoresho ntajya arwana intambara. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nubwo ni kuvuga ngo ubukene bwo biditera abana benshi bakaba baranamiye kujya hirya no hino hanze, ariko muri uko kujya hanze abenshi no gushaka imbaraga, kuko nabo nibagerayo bazirema batese tumeze dute, tukoze iki, ese none ko iki tumaze gukora ko turi kubona gifite insibo bite iwacu. Urumva ubwo rero icyo gihe icyo kiri mu gutuma kugira ngo ubukene, yaba twari dufite icyo tubamarira buno, kuko turi muri iyi nkambi tukagira ikintu tubamarira, tukagira amaboko tubatera, ntabwo baba barwanira kugira hirya. Burya kugira hirya ni ugushaka ibikoresho ngo babone uko bakwiyungunganya, bagira imbaraga, bazabona uko bagaruka basubira iwabo. Uzebuhanga ntandukanyiriza ibintu bibiri, irangamuntu n'irangampunzi, bitandukanira hehe? Irangamuntu n'irangampunzi, irangamuntu ni ubwenegihugu, irangampunzi ni umuntu ucumbitse mu gihugu kitari cyabo,
adafite n'uburenganzira. Ubu abana bacu nkamwe muri hano muriga mukarangiza mukabona za kaminuza kandi mukiga nk'abanyarwanda, ariko ntubasha kugenda ngo ujye gusaba akazi mu Rwanda ngo kabone kandi uri impunzi kuko utari umwenegihugu. Umwenegihugu abona akazi uko ashaka akagakora uko ashaka, bamukurikirana bakavuga bati uyu ni umwenegihugu, ariko wajya gusaba akazi werekana ikarita bakazana ibyo ngibyo ngo uri impunzi. Kuba impunzi rero ni ikibazo, ni ukuvuga ngo uyu muntu ni umwe mukira, ntabwo ari iwabo, kumva. Ubwo rero ugakora nk'umunyakiraka, ugakora nk'umuntu wirukanga udahagaze hamwe, mbese ntugira aho ubarizwa. Ibyo rero nicyo bitandukanije, ni ukuba impunzi iraraniye kuzasubira iwabo, undi ni umunyarwanda afite ibyangombwa by'igihugu. Aho niho bitandukaniye. Yego, kuba uri umusaza ndetse uri muragana no mu zabukuru ariko ukaba ushaje udafite ubwenegihugu, ubwo buremere bw'icyo kintu byo babungana gute muri mwebwe? Rero ubwenegihugu burya umuntu ashaka ubwenegihugu ariko akeneye kuba muri cya gihugu, ariko twebwe muri twe nta bushake dufite kugira ngo dushake ubwenegihugu bwo mu Rwanda. Ubwenegihugu bwo mu Rwanda kubushaka biraremereye, kandi nabo bashaka ko dusubira iwacu, n'ababo babuze aho babashyira. Twebwe ubwenegihugu tukabwemera bakadushyira he? Bakatujyana kwandi ko n'ubu twabasabye ngo yenda nibura be haje kudufasha, ariko baduha ahantu dukoresha amaboko yacu ntibahabuze. Ubwenegihugu tukabahe nabo ko twabibasabye duti mudutuze, mudushyira ahantu, muduha amasambu, igisubizo badusubiza ubwo yatese, none abacu twabuze aho tubashyira, turabona aho tubashyira. Ukuyemo ubwenegihugu bw'u Rwanda, ni ubuhe bwenegihugu bundi wifuza kuri iyi si? Rero icyo kirakomeye. Ubwenegihugu bwo mu isi nta handi nigeze ngira ngo mbone hanuke, sinenda kujya gutambagira ngo nimbagira ngo nkabona ari heza cyane ngo nsaba ubwenegihugu, ahubwo iyo najya yenda hakanyura nasaba ubwenegihugu hari impamvu runaka. Bambwiye bati ntabwo uzaba muri kino gihugu udafite ubwenegihugu, ariko nshatse bishoboka nabaye ngakoresha amaboko namara ngasaba gutaha nkajya iwacu, ariko singiye kuba umuretwa, ngiye kuba umukoroni. Haba hari imitungo wasize muri Kongo? Nahise ko nasize amasambu ngasigaye nk'abakazirya amasambu yarahari. Zariwe nande? Zariwe n'abahutu. Ufite bihamya ko aribo baziriye? Mama Imana yo mu ijuru nabifite pe, no mu ijuru barabizi. Ko aribo batuvanye mu nzu bakadushorera inka bakazirongora, tukagenda ducika twirukanka nta n'icyo twambaye, inka bakazirongora bakazijyana, kandi narababonye ntabwo bari bishe. Bagusize batesa? Ni Nyagasani banyikiye imfura yanjye, baramwica n'umwana wa mubyara wanjye babicira aho ngaho, bari muri izo nka barazijyana, abana barabica, nanjye ndaturumbuka ndagenda nza mpese amaboko. Akumva se hari ikindi? Muzehe Buhanga, turi kuganira agenda tubwira amwe mu mateka tutazi twe nk'abakiri batoya, ndetse n'abariho n'abakuru batayazi, ntabwo twabitindaho, ariko ni byinshi cyane. Noneho ndagira ngo umusaza bita Semajoro, tukaba turimo bato tumuzi. Semajoro yaragerageje arabacyura nubwo baje kugaruka, ariko niwe muntu tuzi, ntabwo tuzi abari babiri inyuma, ariko niwe tuzi. Nk'abandi basaza ni nk'irihe somo yabahaye, cyangwa se ni ikihe kintu mwumva yakoze gisa nkaho kiremereye kuri ubu bwoko bw'abakongomani baba mu Rwanda? Semajoro tukigera hano twahunze tuba muri Nkamira, ariko bavuga ko tuzarangiza ibyumweru 2 hano tugataha. Ntabwo twaje bavuga yuko tuzaba hano, ahubwo twaje tuvuga yuko tuzataha tugasubira muri Kongo. Noneho turaza tugeze hano, Semajoro niwe wabereye perezida. Ubwo tuhangaha igihe gito bati muzataha, ndetse hashize igihe gito tuza guterwa, badutera baturutse muri za Kivuye, ingabo z'u Rwanda zirabakumira. Ubwo icyo gihe dukomeza kubaha, icyo gihe nababwiye
Semajuru yaje gukoresha uko ashoboye kose akorana n'abitwa bakamanzi n'abitwa bandera igoma bashaka ko abantu bataha abigiramo imbaraga serufuri yabaga atari yahaba noneho icyo gihe bakamanzi niho bazanye uburyo bwo gushaka uburyo bwo gutaha ndetse icyo gihe imodoka zikaza zipakirira hano hepfo mu masaa 4 mu masaa 9 saa 10 za nijoro abantu bataha saa 9 saa 10 kumva neza abantu bose baramanutse bagataha bakagenda. Icyo gihe Semajuru akoresha izo mbaraga zose izo mbaraga ariko n'u Rwanda ntabwo rudufasha kugeza ubwo Semajuru nyuma abantu bamaze kuba benshi bamaze kugenda nyuma u Rwanda hashize iza kugira ikibazo abantu bagenda kumva ngo haza imodoka nijoro bagapakira bakagenda ariko ubwo hari amaze kugenda abantu benshi hashize irabikupa baravuga bati u Rwanda ruravuga ati rero ibi bintu bibonekanye ko natwe tubitemo uruhari ariyo byagaragara nabi buri icyo gihe ariko Semajuru yamaze gucyura abantu ku mushaki huzuye gicanga imaze kuzura hari abantu benshi bari abakamanzi bagiye bakira abantu babakiriye iyo ngiyo rero Semajuru izo mbaraga rwose yazishyize nk'umugabo. Icyo gihe yakoze ikintu gikomeye nibwo icyo gihe yakoze n'imbaraga inka za mbere no zimutse zimwe nka 670 n'izindi hejuru kiraremereye u Rwanda ruduha imodoka na Kongo yohereza izindi inka zirimuka tenizindi tongera kwimura inka 900 u Rwanda rurazimura na Kongo barafatanije inka ziragenda zijya muri Kongo abo bantu bagendaga bazisangayo hari umutekano natwe tusigaye turi mu kuvuga tuti ejo muri tuzata aho bamaze kwimurira amatungo urukumva ko nta kintu cyari gisigaye n'abantu barimo gutangira kuzikurikira abagabo bagenda bakagerayo bagahinga kugira bati umugabo kumva ejo muri yaje kujyana umugore abagore bakajya bijyana bakajya bapakira bagize igisenyi ubwo icyo gihe Semajuru yakoze icyo gikorwa cy'abagabo kimeze gityo kandi cyumvikana. Uzabanga dusoza urumva wifuza amasaziro ameze gute muri wowe? Rero ngewe amasaziro yanjye ntabwo mvugana n'Imana ariko ari ukuri ari ikintu gishoboka nakumva nasazira iwacu muri Kongo nubwo bidashoboka nubwo ari nta mutekano ariko ngasazira iwanjye kwitongo abana banjye kamenya aho mbasize bakasigara bati itongo rya papa niri umurimo wa papa n'uyu nta muntu umuhagarara hejuru batagenda barorongotana namara ngasigara aho ngaho ngubu nsaziye hano nubwo ngabana banjye mbasize mu gihirahiro ariko Imana ifashije tukabona umutekano gatanga kagenda kajya iwacu nagira amasaziro meza aruta uko mbaye muri Nganda. Yego ndabashimiye ndetse mbifurije ibihe byiza urebye video umuntu ukomeye cyane ni muzehe Buhanga sezera abantu ndetse n'abasuhuza hanyuma tuzongera gutaha.